Eyo WhatsApp Rwanda, WhatsApp ni Kigali, nizere kuri amahoro kandi bigenda neza cyane. Ikaze muri one on one episode yindi kandi this person ngiye kubanganira nawe ndabizi muramukunda cyane. Yes, ni umutungo w'igihugu, ni essence n'ubutaka, ni drapo n'izuba muri ryo. After hit, ni back to back, bumper to bumper, bandika bandua. Ni zahabu yikoze. Yes, akitazo cy'abanyarwanda n'ubwatsi butoshye aragenda nagashirayo. Ladies and gentlemen, boys and girls, bamwita Papa Drip, bamwita Papa Cyangwe, delivery itangaje, ubwiza bw'ubwenge butangaje. Ngwino nguze nawe wumva ubwiza bw'ubwenge bwe. Hello sir. Hello sir. Meze mute? Tumeze neza n'ukuri mwebwe? Turashima Imana. Natwe tumeze neza, turashima Jehova. Urasa neza bya hatari man. Asante sana nawe nuko. Yego, ikibazo cya mbere nakubaza, mu minsi itambutse walivirinze wereka isi n'abanyarwanda ko ufite famille, ufite umuryango, ufite umudamu ndetse n'umwana. Experience yo kwitwa papa, kugira umuntu gukomokaho n'ibintu wasobanura gute? Navuga ngo ni inzozi za buri musore wese kuvamo umusore nyine agatera ikirenge mu cy'ababyeyi be. So rero uko twasanze duhererekanya, uva mu bwana ukajya mu busore, ukabuvamo ukajya mu bugabo. So kandi twese tuba dushaka kuba abagabo. So rero iyo ugize amahirwe ugahuza n'umuntu uri bukugira umugabo aba ari umugisha. So rero kuba naragize amahirwe yo kugira famille ni bimwe mu bintu byiza byambayeho mu buzima bwanjye. Yego. Ikintu utaruzi mbere yo kwitwa umubyeyi w'umuntu wamenye nyuma yo kwitwa papa w'umuntu ni iki? Ntabwo nari nzi ko ndi seri. Ntabwo nyine niyumvishaga uburyo naba mfite nk'umwana ngatanyita daddy, nkanyura ahantu nkamuhigira utuntu mbere yo gutaha, nkaba mfite umugore nkaba nzi ngakeneye ibi, akenewe ibi mu rugo buri munsi bihora. Ntabwo nari nzi nyine ko nzagera igihe nkagira izo nshingano zo kuvuga ngo nanjye mfite abantu banegereje mu rugo, mfite gutaha, mfite abantu mu gitondo, mfite gukorera ibi. So rero naje kwisanga ndi seri ahubwo cyane kurenza uko njye najyaga mbitekereza. Yego. Tuba mu ruganda rw'imyidagaduro, ibi twita show business niko tubyita. Yego. Ariko biterwa n'ubivuga cyangwa nuko abibona. Ngo njye nabyita uko. Papa Cyangwe, ni imyidagaduro, ni show business, wo byita iki? Njye ni show business. Kwa ko njye mbibamo mu buryo bwa business kandi ari na show. Yego. Sure that. Uri mu bantu navuga ko iyo umuntu yanditse muri search engine nka za Google, YouTube n'ahandi hose za Safari bakoresha ama iPhones, izina rye riragaragara cyane. Uri mu bantu bakoze stories back to back. Ariko muri story barakoze harimo inziza, harimo imbi, abantu baguhimbira ibintu bitari byo, bavuga ibyo wakoze bitahari. Papa Cyangwe, bibaye gutyo iyo situation yo kubeshyerwa ibintu bitari byo, yewe n'umuryango ukabibona cyangwa se ukanabimenya, reka dushyire umuryango ku ruhande, wowe nk'umuntu iyo bagushyize ibintu bitari byo ubisohoka mute? Navuga ngo iyo uje muri show business ubu bizi ko nyine ugomba kuvugwa nabi na neza. So rero mu buryo bw'umuntu uri active uba ugomba kuvugwa izo nkuru zombi, kuko ntago wahora ukora ibintu byiza mu maso y'abantu gusa, njya bisaba ko unanyuzamo nawe ukabereka indi side yawe. Nta nubwo abantu bose bagukunda kimwe cyangwa bagufata kimwe. So rero iyo habayeho nk'inkuru nkabona iri negative kuri njye, mbona ko atari ko ndi cyangwa ibyo bintu atari ko byagenze, ntago binca intege cyane kubera ko nabuvuzweho byinshi bro. Havuzwe byinshi, handitswe byinshi. Nanjye nagiye nkora byinshi wenda bitewe n'imyaka nahi turabizi kunishukana, ariko wenda narize uyu munsi hari ibintu butamvugaho ngo bimbabaza, ariko nka mbere byarambabazaga nkahita nkora reaction ako kanya. Niba wambeshye nkahita nshaka kwisobanura, ariko ubu narakuze nzi ko kwisobanura atari byo by'ingenzi, kuko abantu bari kutabaza ukuri. Tavuga turiya muntu biriya bintu bari kuvuga bari kumubeshya, ariko mbe netavuga ni ubu bose babyizeye, reka nanjye mvuga uruhande rwanjye. Kandi ugasanga uruhande rwawe numukomeza gutyo birakomeza gutyo ugeraho n'abantu bagufataga nk'umuntu uri se yagufate nk'inseri. Yego. Papa Cyangwe, benshi mu myidagaduro y'u Rwanda biragoye ko hari uwo wabaza ngo avuge kuri indiscipline. Bavuga ko wubaha, bavuga kugira discipline. Logan Joy John yarabivuze, Ariwez yarabivuze, nakonye n'abantu benshi bagaruka ku ifoto yo kugira discipline. Iyo discipline bakuvugaho cyangwa se ufite umuryango bifite mu ruhare rwa kangahe kwijana, cyangwa se we ku giti cyawe ufite uruhare rwa kangahe kwijana? Njye mbifitemo uruhare rwa 50 kwijana, umuryango ukaba ufitemo uruhare rwa 30 kwijana, Imana cyakumenya Imana nyine gusenga, ndavuga idini nyine ikabijyaho 20 kwijana, kuko
hari ubwawe impamvu njye ari njye ufitemo 50% nuko akari njye uba waravuze ngo nshaka kubaho ubu buzima, mfite kwishyiraho izi goals, izi ntego zo kubaho mu buzima gutya. So ukaba unafite famille kwa wundi bakureze bashaka ngo nukuru zawe nk'umuntu umeze gutya. So rero wakura nawe ukahitamo ukavuga nshaka ujya muri uyu murongo. Noneho ni idini gusenga hari ibindi bintu bidutoza byinshi kandi byiza. Ariyo mpamvu nyine usanga nk'umuntu usenga, urugero twe nk'aho dusengera bakwigisha kugendera ku masaha kabisa, ku buryo usanga umuhamya wa Yehova niba ari 2:00 aba ari 2:00. So rero ibyo bintu iyo usenga ugira nawe bikakujyamo. Niba iwanyu barakuze bakubwira ati kirazira kubaho ku muntu ukuruta, kirazira gusuzugura umuntu wakubyaye, nibibora nk'ibyo urabikurana. So nawe rero iyo umaze gukura hari ibindi wiyigisha ubwawe bitewe na sosiyete urimo cyangwa ubuzima urimo ukabyigisha byinshi. Yego. Si uko byari bikunaniye kuba wabikora nk'abandi basore uwo mwakundanye mwabonanye umwana hamwe mukabana bisanzwe, hari benshi babikora gutyo, ariko yarabirenze ujye kwiyereka umuryango w'umukobwa. Mu makuru mfite ni experience yari imeze gute? Si uwo munsi ujya kwiyereka famille itari kuzi watwaye umukobwa wawe, reka byite gutyo, ni moment yari imeze gute? Ese wari ufite ubwoba, wari nervous, umvaga ari umunsi ugomba kuba umeze gute? Ubundi ni umunsi wagenze gute? Njyewe ntago nzi guciringa n'ababyeyi ntago ndi umuntu nyine uzi kuganiza abantu bakuru. Iyo ngeze mu bantu bakuru mba ndi shy cyane, ku buryo no kuvuga ubwo bisangwa bari abantu bamvugira amansenga ati njye niba namagurutse. Sarumva none iyo ugiye muri famille ubizi byabaye bitaranyuze mu buryo bw'umuco wacu, nyine none ubu numva ufitemo n'ideni n'igisebo n'ibiki, ariko kwa akaba ari imiryango ari ababyeyi bagomba kutwakira, ahubwo bakatwigisha ibindi bishya, bakatugira izindi nama. So rero byari ibintu byiza nyine kubona imiryango yawe n'iyabo yahuye bari kuganira, aba ari umugisha. Icyagupushinze rero kugira ngo bikunde kuko wari ufite choice yo kuba utabikora? Ni umuco wacu nyine ugomba imiryango kuyihuza. Niba wafashe inshingano zo kuvuga ngo uri umugabo, umugore wawe mwereka umuryango wanyu, nawe wakwereka umuryango wabo. So rero umuco wacu niko bigomba kubaho, niko bigenda. Nanjye rero ndi umunyarwanda kandi ubaho umuco wacu, mba ngomba kubigenza nk'uko abandi bagiye babikora. Yego. Mu bahanzi navuga ngo ubwo ni wowe na Bruce Melody, navuga ko introduction stage yanyu cyangwa se kuza kwanyu byavunanye cyane, hahandi muza uje nta muntu ugusanganira, uje nta muntu ugiye kugupushinga ngo gukundisha isi, uje bigusaba kwitangamo ibitambo ubwawe nawe udafite bidahagije kugira ngo standing, ariko God did, mwarabikoze. Urugendo rwawe rwo kugira ngo uhinduke uyu nguyu uriwe rwakabaye rwigisha cy'abandi bantu bataragera ku rwego uriho. Ikintu cya mbere ni guhozaho kabisa, consistency mu kazi kariko kose, ugahozaho udacika intege, utitaye ku by'abantu bavuga, ugahozaho nyine kabisa, ugakomeza ukora. Byakunda ntiwirare, byakwanga ntucike intege, ugahozaho. Ikindi navuga ni ugusenga cyane. Ikindi ni ukwiyaturiraho ibyiza. Buriya bro, ibintu wiyaturiyeho bikubaho. Urugero ushobora kuvuga ngo ewana uyu mwaka uko byagenda kose nzagera kuri ibi, kuko ubwawe wabyiyaturiyeho ukabiharanira ukabikorera, ugashyiramo y'Imana yawe, biba bigomba kuba. Ariko niwica intege ngo burase ngo nahangana ngo nazira big fish, ngo reba bafite za management, ngo reba amarebo, ngo ubwo se ngo ngiye twahangana gute? Icyo gihe ubwawe wamaje kwirimita, nta cyizere wifite, abandi bazakikugirira gute? Uba ugomba kugenda ukavuga ati sha muri iyo big 2 big kangahe big 4 bashyizeho, njye nta nubwo ndimo, njye mbari imbere bose. Abantu nyine bakavuga ati ariko ni umusazi, uwo mwana ni umusazi, ukavuga ntari bindi umusazi, muzabibona. Bagagira n'amatsiko yo kujya bareba iby'uwo muntu uri kuvuga ibyo bintu. Ariko niba kwazangumva ngo ko twabonye runaka urabivuga iki, ngo njye rero ngo baya abantu ngo barandenze ndi inyuma yabo, no way, ntabwo uri umukompetita mwiza. Kandi muri business ugomba kuba abantu muhanganye kabisa, nta mu bafite. Navuga ko uri umuhanzi mu bijyanye na publicity, marketing, kumenyekanisha ibintu byawe, wabaye umunyamugisha cyane. Nta gihangano wakoze ngo kibure kwakirwa n'abantu neza, yaba Kigali cyangwa se mu ntara, biba ari byiza cyane. None ejo bundi wakoze ikindi kintu navuga ngo cyananiye benshi, bora kugira album abantu bazi imiziki, niko kuba uri umuhanzi kugira art. Na album yawe ya mbere ufite yego, your second album, ufite album yitwa Now or Never. Uyu munsi cyangwa se ntibikunde, iyi album uyikora washaka ko abantu bazumva iki kuri album yawe? Album yanjye ya kabiri Now or Never yaje kuri cyitwa Live and Die.
kuvuga ngo iya mbere yaravugaga ndiho kandi nzapfa, uriho kandi uzapfa, turiho kandi twese tuzapfa. Icyo kintu rero akenshi ubona abantu bakirengagiza, usanga umuntu ari kubaho nyine atega iminsi ayitega iminsi nk'aho azayirambaho. Usanga umuntu ari kuvuga ngo yewana ngo umwaka utaha munyitege, yewana ngo mu cyumweru gitaha twabikora, ariko akibagiza ko n'urupfu narwo ruba rufite ibyabyo. So rero iyi album ya mbere nari ndimo ndavuga nyine ko tugomba gukoresha amahirwe dufite yo kuba tukiriho. Niba ufite guhinduka ugahinduka kuko uracyariho, ejo ushobora kuba utariho ngo uhinduke. Noneho Now Never rero yaje yunganira iya mbere, ko noneho avugaga ati Now Never, ubu cyangwa ntibizigere. Ibyo ufite gukora bikora ubu, kuko ntabwo uzi ejo uzaba ukiriho, nta nubwo uzi ko ejo uzaba ugifite iyo opportunity. So amahirwe ufite uyu munsi yabyaza umusaruro ubu, pani ejo ushobora kuba utagifite izo ngingo zibikora, utagifite uwo mwuka ubikora, utagifite iyo platform zibikwemera ko wabwira abantu bakakumva. Rero ibyo ufite gukora cyangwa kwereka abantu cyangwa kubabwira bikora ubu, kuko ejo ntabwo ari ahawe, ntabwo ufite kontra yawe. Niyo mpamvu iyo umuntu aryamye akabyuka, kuri njye ikintu cya mbere mba numva agomba gukora ni ugushimira Imana, ko ntabwo ubuze ahantu wari uri, nta muntu n'umwe n'abo banyabwenge bose. Rero kubera ko tutazi ko biba biri buramuke, uba ugomba gukoresha amahirwe wowe uyu munsi uzi. Yego. Ukoze album yitwa Now or Never, imwe mu nziza u Rwanda rufite. Every track, every single kuri album ni nziza, iri dope cyane. Ikindi papa cyangwa ugenda change day by day. Indirimbo ukoze uyu munsi ikurikiza ari nziza kurutaho. Big shout out to you, this is a massive respect. Gusa ikindi album imaze gusohoka, wayitegura cyangwa se wayisorganizinga event cyangwa se kambyita ngo listening party ya album yawe, idea yaje gutubundi ugamije iki? Navuga ni kwagukura. Urumva ibintu maze imyaka 5 abantu bazi papa cyangwe, ariko batarabona papa cyangwe nyine ubundi bushobozi yifitemo ko ya hosting igitaramo kinini cyawe nyine, akavuga yo noneho nteguye igitaramo cyanjye. So naga ari ngombwa nyine ngo tujye twirwa ku mbuga tureklama ngo yo baratwanga ngo kuki batadutumira. Wahise niba ufite abo bantu kuko bagukeneye, wowe wakwitumiye. Wayirindire ngo Mushyoma Joseph ngo bande ngo buri gihe kabandi bahanzi babikora. Se mbonye sujye urindira ko bamutumira bande, si ukuvuga ngo nukwigeranya nabo, ariko nawe ufite ubwo bushobozi ko nawe uri umunyamuziki, kandi umuziki uri kuwukora nk'akazi. Niba akazi kawe uri kubona ko ushaka kukagira bitari gukunda, bitewe wenda n'abatari kukugira icyo cyizere cyangwa batabibona kimwe nk'uko ubibona, we bikore noneho mu buryo ubibona. So rero ntabwo ngenda umuntu urindira ngo kwa ko ngo yipinga itankoresheje uyu mwaka ngo kurikira ngo nuza Bruce Nora atanjyanye ngo icyumba cya rap narimo, ngo bivuze ngo ba bantu banjye bumva imiziki ntabwo bazabona stage yanjye. No, nge ndagerageza mu bushobozi bwanjye buke nkavuga why not nakoresha abo bantu bake bakireba ibintu byanjye bankunda, ba bantu bambwira yo dukeneye igitaramo cye, kuki nge nta kibanka bireba koko ubundi koko abo bantu baragikeneye cyaba bamfera. Ese koko nikiba successful babakire koko bazabona ko nari nyene mfite abo bantu. Ntago ari ngombwa ngo nge no guhamagara umukire ngo mu proving ngo yo ariko muri comment abantu baranyandika. No, ahubwo nimbikore uwo mukire amakuru yabona mugereho, azavuga ati yo nabonye bagukeneye umbwira ati miliyoni 100 ku meza. Rero ibaze banyene ari nge wabyikoreye, nta ruhare rwanyu rurimo, ubwo urumva ibiciro birahita bijyaho. Kunyenera umwaka utaye wana bizagora. Ntago baba bateguye igitaramo cyawe umusatsi uri gupfuka utaryama ngo bongere kuguhamagara ngo noneho ngo twabibonye. Cyane ko ntari muri stage ngo bavuge ngo stage yivuyemo ngo noneho twagukoresha. No, ariko nizeye ko kizagenda neza, kuko ngenda umuntu mu myaka 5 maze wagerageje kubanira neza n'abantu mu myidagaduro, itangazamakuru, abahanzi, abakunzi b'umuziki muri rusange. So nanjye nicyo gihe nyine ngo nanjye mbone ko ba bantu nanjye banshyigikira, kandi bazabikora. Ni ku itariki 22 z'uku kwezi Kigali Universe. Bazaze abahanzi bakunda baba barahari, ndahari, stage nziza, yo bizaba biri ku rundi rwego kabisa. Bizaba biri ku rundi rwego. Game y'u Rwanda irakura umunsi ku munsi, ariko usanga abayikoramo tudakura.
reka nitse cyane ku itangazamakuru sinzi impamvu n'ikibitera ko umunyamakuru yakitsa cyane kuri negativity cyangwa se side mbi y'umuhanzi cyangwa se brand y'umuntu kandi at the same time ugasanga tuba consuming tubakenera muri content zacu n'ubunyamwuga buke cyangwa se nibaza umuntu aba yifitemo nk'umuntu we ubwo niko ndavuga ku itangazamakuru. Why do you think ko sometimes tujya dukora ama article cyangwa se articles ziri wrong ku bantu bacu twakabe tubarinda? Why do you think sometimes ko tutaba protecting ahubwo tukabateza isi na rubanda? What do you see in this? Ubona iki muri bino bintu? Nde cyambere mbona kuri side yabo abenshi bashaka gucuruza kura mu ikiganiro cy'isaha mwaganiye wenda wajuje gukora kuvuga ku ndirimbo yawe nshya wasohoye kuri album yawe ugiye kuronshinga ibibora nk'ibyo akazi kawe kwa ko nawe ari mu kazi kiwe najya kwandika ngo papa cyangwa yasohoye album nziza muyumve ari bwumve nyine bitari bwinjize muri business yiwe ashaywe naho gushyira ngo papa cyangwa ngageze kuri runaka ngarazinga nganaga hahandi urumva kuko wazi ko ari byo biri bumucururiza ariko kuri side yanjye naga ariko mbibona kwa ko ngenzi ko ushaka gukora ikiganiro cyiza ukanandikaho titre nziza abantu bakakireba mu gihe ukora ibintu byiza aka kanya umuntu aza kureba ikiganiro cyavuga yakoresheje cyabamaje guke nagaza ngo kwa ko ngo uri bubazo umuntu ibintu biri negative ukundi so rero n'abandi bakabe babikora gutyo ahubwo ikibazo kiri muri abanyamakuru ba kera badashaka guhinduka bagishaka kumva ko batakora article nziza ngo icuruze kwa ko mu gihe cyabo ni article nizo Knowless na Safi bakoze ibi nibi runaka by'ibintu by'ubupaparazi bwabahozemo bwanze kubavamo baracyafite za nkuru z'abapaparazi urumva kumubwira ngo dukora ikiganiro wenda kivuga kuri ibi ntago ababyumva abayumva ko adashaka kwiupdating ngajyane n'igihe updating no ku banyamakuru bashya bari kuza rero content bafite ko aracyafite already muri content za kera najya kubaza arakubaza ku bandi kandi urahari ufite ibyo wamubwira byinshi ariko ntago ashaka kwiga ngo avuge ngo uyu muntu ndarara neguye ibibazo ndamubaza oya ntabyo yateguye ntazi n'ibyakwaza murahagireta kubwira ngo okay ngo none se ngo roki ngo umubwire ukiba mumbaje imyaka ni wa gatanu umuntu utarumvisha uko byataye nuko byarangiye ko ushaka kubyumva ninde none najya no gusura titre y'inkuru nanone igarukemo ya nkuru nabura views ngo ura muntu nakireba none si iyo nkuru bayirebye imyaka 5 bayumva bro umujye munareka kurenganya abantu umutumirwa wamutumiye imyaka 5 bacyandikaho titre urumva ni ikibazo kandi nuvuga nago nyivuga kuri uyu muntu ngo uratinya umubwiye nta kibazo ndatinya ngumva ngageze ko kuri nuza ngaratinya ngaburi cyavuga iyo ntago nyine ari content niyo mpamvu ubona abanyamakuru b'uyu munsi bari kubyiga bakera kwa kabo uyu munsi baje bafite creativity mu bintu bakora none barica bagategura content nagaza kuganiriza adafite ibintu afite kuganiriza ariko usanga wakera muracyahura ko rya zina ryabo bacyacuruza izina ugasanga araje wamwubashye ko zari inzozi zo guhura nawe ariko yajya kukubaza ukavuga mana nyagasani abona ndi makoni ko ushwa koko ndi makanyaga akayekwa se ibibazo none ukavuga se uyu niwe najyaga numva kuri radio nabona kuri televiziyo nashaka guhana kwera iki nago bashaka kwiupdatinga ahubwo usanga ari no kubwira ngo iyo mubwiye ati nabonye rero ibiganiro byawe nta kintu kirimo eta kubwira ngumva ngo ubwo ujye ukorana n'utwo twana nyine ngo twicyomotsi twiki kubera iki nta kintu afite so rero nge nekeza ko ikibazo atari kubatumirwa ahubwo ikibazo kiri kuri bari abahanzi b'abanyamakuru ba kera n'abahanzi ba kera kuko abahanzi ba kera baba bagihura nabo abanyamakuru akabwira ngo wabonye ngo yapeti muri kuduteza none mwajya guhura akaza mu mutwe yisetinzemo kagomba kukwicira mu kiganiro kubera iki za nshuti z'abahanzi ba kera mutari kugenderana hamwe urumva generation ya kera y'abanyamakuru n'abahanzi ba kera baba bakiri 10 niyo generation yabo none generation yacu natwe bigendana n'abanyamakuru b'iki kiragano none ugasanga bashaka gukrea beef dahari uracyasanga umuhanzi bakimubaza ngo abahanzi bashyashya ngo tubwiye ngo mu bahanzi bashyashya kuki nguri gukorana n'abahanzi bashyashya none se bro boutique nshyashya koze wa kuki umuntu azihahiramo niba bigireho ikibazo tujye guhera kuri boutique yicuruza somu yapanya ibyo bintu ni ibya kera bro tugomba kwemera impinduka bro tukemera impinduka niba haje Tycoon tubona ko ibintu byiza umunyamakuru wa kera ahubwo ukaba wamuganiza wongeyemo n'ibintu byo mu gihe cyacu hari ukuntu n'abantu bacu bakureba
nawe ukamubwira yo mu bihe byacu nawe niba ugikora ibintu wongeyemo n'ibintu byo mu gihe cyacu kwisanisha n'urubyiruko rwacu byakunda. None se ko batacyambara nk'abakera, batakirya nk'abakera, kuki bo batakora itangazamakuru nk'iry'ubu? Ko mikoro bazihinduye, amakamera yahindutse, kuki bakibaza ibya kera bitahinduka? That's problem. Yeah. And then Papa Cyangwe, hari ikiganiro ugeze gukora wumva nta kibazo wagera mu rugo ukabona titre ukagira ngo siwe wagikoze, cyangwa ko nahamagara bo mwagikoze ngo atari kumusaba wahindura kuri titre? Yeah, cyarabaye. Philipita kabisa. Philipita bigeze kunkoresha ikiganiro kuri The Choice, yari anniversaire yanjye. Noneho haza abajene banje nyine turi muri crib gutyo turi guporapinga, hazamo umukobwa tutakundanaga, urumva kumwe muri anniversaire nyine haba harimo abantu ingeri zitandukanye. Bro ari kumwe na sheri we bazanye. Noneho Babu Rwanda aza muri Anive nk'umushiti wanjye. Aje muri Anive azana babaniga be ngo bafate ikiganiro nyine muri Anive. Ibyo ntabwo nari mbyitare ba papi n'abandi benshi. So turi gukata amakeke n'abashiti banjye n'ibiki, uwo mukobwa araza dukatana keke. Batuganirije babona tuganire nyine bisanzwe, yo twishimye, no umugisha kwa tugeze imyaka n'ibiki. None kumwe baba bari gufata utuntu turi gucaracara handi nakatanye n'uwo mukobwa, barafata ariho bagira thumbnail y'ikiganiro, bandika ngo Papa Cyangwe akatanye keke n'ikizungereza igishya, ngo bageze kuri Mama Cyangwe bajugunye indu. Icyo gihe none mfite umumama Cyangwe warakaye. Noneho no muri anniversaire ntago yari yajemo, yari arwaye. Mu gitondo abona inkuru mu gitondo ngo akatanye keke n'ikizungerezi, nyibona inkuru akinyoheza. Mbona n'umukobwa washyize, noneho uwo mukobwa yashyizeho sheri we, yari sheri wanjye, yari iniga yanjye, sheri w'uwo nguwo. Ndamuhamagara ndamubwira ati bro, ati wijya kunyiregura niko mwabaye mwandyarya, wirwa ndongorera umugore umujyana mu anniversaire ngo turishumi, mvaho nziba ntuzongere kunzana ubugabo. Bro sheri wanjye ndamuhamagara ati ariko urabizi ko yari sheri wa runaka, ati cecekaho, ati yaje gukatana keke adafite umugabo, ati mvaho. Mamagara Philippe, nahamagaye Baba arambwira ngo nago ngaba ari we ngufite ngo bora ngizitse access ngo mvugishe Philippe, kuko Philippe twari turandamuhamagaye nk'icuri 9 aho tuvugana, arambwira yo ndaje mbirebeho n'ibiki. Ndamuhamagara yo wahinduye titre y'ikiganiro ko nge nari yo ndaje nguvugisha. Bro biratinda paka mamagara undi mujene bakoranaga, ndamubwira yo ko mbizi ko ari we wa uploading ibiganiro byanyu, se wamba uri ugahindura title y'ikiganiro uragira ngo ko nge ku reporting ikiganiro. Bro mbona bahinda ariko nabwo thumbnail ntiyavaho na titre, mbona ngo Papa Cyangwe akatanye keke na Mama Cyangwe ngo kwisabukuru ingararize ngamuhoza. Bro nta n'umuntu wariza aho ngaho ngararize. Itamvuga ati se none si ibintu nari nishimye birangiye mbaba. Yes. Nk'umuntu imyaka ufite y'ubuzima si myinshi ariko si na mike, hari experience barahuriyemo nayo, ariko ubuzima reka tubushyire aside, reka tustikinge kuri professional career yawe ya music. Ni bihe wigeze kugira ukavuga man yo this is my moments, nawe inzozi narotaga nzigezeho noneho biri gukunda, ukaba emotional ukabikunda cyane kuruta ikindi gihe, ni ryari izo moments zari zimeze gute? Navuga ngo nigiye mva muri label yabaye okay, ngewe nyine nkatangira kwikorana career isoro kabisa. Nicyo gihe nyine numva nari independent, numva mfite amahoro muri nge, yo nka uploadinga nka making sure ko so audio ko nayishakaga, video ko nayishakaga, ntitaye ku bantu ko bo babibonaga nuko babyifuza, kuko abantu bafite uburyo bagupangira, bicara bakagupangira oyo ngukuranye na runaka ngo havamo komba yabicanye. Ntago bazi ko runaka atazabyemera, ntago bazi ko utazabyemera, ngo yo ngo ngukoranye ikiganiro na runaka ngo cyavamo ngo views zadanje, wenda ntibazi ko yakwimye ikiganiro n'ibiki. Ikindi abantu ari ukuntu nyine babona abantu batazi ko babanye nyine bitandukanye nuko batubona ku makamera, ko ari ubundi buzima buri behind. So rero ngewe ari ubuzima nashakaga cyane, ko ndi umuntu ukunda kuba ndi independent, nifatira imyanzuro ku bintu byanjye, nanishyiraho gahunda z'akazi kanjye. So rero igihe natandukaniye nawe ewana, nicyo gihe nageze nkavuga yo ibi bihe ndi kubifiringa kabisa, ninkora ikosa ninjye uraryiblaminga, nawe ndablaminga abandi. Ninkora neza ninjye uri bwishimire, narindiriye ngo ko nakoze neza nkabununshimira. So nicyo gihe nageze nkabifiringa nkavuga yo noneho ahubwo ngiye gukora cyane, nibwo nese nkora album
nkora ipita nkora n'indi album nkora n'ibitaramo byinshi bya hatari yeah. Wow. And then one on one ifite parts ebyiri, that was a part 1 cyangwa se agace ka mbere. Part ya kabiri bari amafoto, hari abantu banazanye uzi iyo umubonye ukamumenya, uvuga izina rye ukamuvuga ibintu bitatu, ariko niyo utamuzi uvuga ko utamuzi ukamubwira ukamumenya, kimwe nuko iyo udafite ibintu bitatu wamuvuga avuga man bitatu ntabwo nayibona. We free, so tubikore. So let's try, let's get into this kabisa with my guy Papa Cyangwe. Who's this person? amwita Mama Kiani. Yeah, navuga ni umumama mwiza, ni umugore wanjye nkunda nubaha nanashimira. Ikindi ni umuntu mwiza muri rusange. Yeah, Kamaro. Umumeni Kamaro ni inshuti yanjye ariko ni umusaza. Ikintu nzi cyo Kamaro ashaje muri showbiz kabisa, ko twaraganira mu buryo yafotoreza Inyarwanda yakwanye n'abasabe bakira aba photograph, ni umuntu wa kera. Ikindi nkundira Kamaro agira vibe. Yeah, Sky2 nawe ni umupapa, nakunze ko ari umuntu ufata inshingano nyine. Ikindi navuga ni umwihirinzi, arihiringa cyane kabisa. Yeah, Kadafi ni umwe mu bantu twabanye muri label ya Rocky, so ni umufotogarafi mwiza. Ikindi akunda guhora aseka nyine, ni umuntu uhora afite uburyo aseka nyine, mwese mukaba mweta museka kabisa. Yego. This person Black Nigga, Diazdora. Yeah, Diazdora mwe mu bajene b'abahanga dufite, ni umwanditsi mwiza, umuhanzi mwiza, ari kuri inseriye kabisa. Umwe mu bantu mushaka kugirana gahunda akakwicira gahunda bidafite impamvu, kandi akaba ari umuntu ugira injuga nyinshi, agira injuga nk'iz'abantu banywa mugo kabisa. Ni umwe mu bantu bwo kubita injuga mu kabase umupeti, azi ko muruta ibintu ari kwikora, azi ko nyine ari kumva ndusha ubwenge cyane. We nyine yigira akanyabwenge cyane, kandi ntabwo abona ko tumurusha ubwenge. Niba ari imyaka imushuka, niba ari hit imushuka, ariko ni umwe mu bajene nyine babesikoro, niko nabivuga. Azana ubwenge bwinshi mu bintu byiwe. Niba ari hit nawe ndamenya, niba ari hit bimutera, niba ari imyaka, niba ari ubundi buzima, ariko nyine ni umwesikoro kandi bitari ngombwa. Nyine azana ubwesikoro cyane ku basani. Yeah. Bwiza. Bwiza nta bintu byinshi muzeho cyane, gusa inshuro twahuye nabonye ari umuntu uri hamba araciringa. Ikindi ni umukozi, arakora cyane, ari umwe mu bahanzi bakora cyane. Anambara neza kabisa. Bwiza yambara neza. Aline Sano ewana, ijwi ryiwe, impano yiwe, gukora cyane, arakora cyane. Ikindi agira gahunda. Uriya Aline Sano yanga umuntu umwicira gahunda. Twiye kujya gukora indirimbo, duhana gahunda ya 8:00. Ndavuga tubwo ari 8:00 abakobwa na makeup kwitegura, arangiraho 10:00. Maguruka 10:00. Ngera kwa Meja 10:30. Ngezeyo indirimbo yo gushyiramo chorus gusa nsanga arahari. Umutima witunye. Ndavuga yanahananze, arangije tavuga ngo cyangwa rero nankunda abantu bari inseri, wanyiciye amasana ifite izindi gahunda, ubwo tuzakorana ubutaha wabaye seri. Ndamubwira nanyuze gutya jam yari yamfasha, okay nta kibazo, saa tuzakorana jam itagufasha. Noneho wasohotse Meje tambwira ngo umva se ngo nyine twumvire ngo wumve ko ibyakoze ari fresh. Ngira ngo nyine yayisabyanga, kumbe yaje takora akazi ke ko yubaha amasaha cyane, ararikodinga ahita yigena ambwira wowe wumva umbwire icyo tuzahindura nari. Yego. Okay. Darim Kayumba, umugore wa Nuza wa muraperi, afite shere w'umuraperi wa Danje ukubita imirongo y'ibyongereza. Ikindi Kayumba muziho ari hambo cyane, nawe ari hambo. Ikindi ari creative mu kazi kiwe kabisa. Kate ni role model w'abantu benshi, abakobwa benshi nziranye nabo kabisa bambwira ko ari we role model wabo. Ikindi muziho ari smart mu mutwe cyane no mu migaragarire. Ikindi muziho ni mu business woman.
Trapish boy Ish Kevin. Ish Kevin ni umwe mu bantu twatangiye rero banyanga cyane. Yaranyanzanyangisha n'abantu. Bro yanga no kujya mu ndirimbo ndimo. Ariko nanjye kwa kununga igenda ndavuga ati bigomba kuranya tunakoranya indirimbo. Trapish boy rero akaba ataranyangiraga ikindi yanyangiraga ko bankabiriza baroke. Kumwe bamvugaga muri filime cyane akabyanga cyane. Ku buryo yabwiraga genge ati wapi. Urumva? So nyuma rero ndamugenda mutigita n'ibiki turicara turaganira arambwira ngo icyo nangaga nuko nako bagukabiriza cyane. Uri umujene wa fresh ariko bashyiragamo ibikabyo tudakunda twe turakora ibikorwa bikavuga ariko we twabonaga bashyiramo ibirungo byinshi. So ubu numwe mu bajene bishumi banjye azaba no muri show yanjye. Ndanamwubaha amaye collab for free. Aritanga tujya Musanze iminsi myinshi. Ikindi navuga kuri shi none aywana imirongo ye ni umwanditsi mwiza dufite kabisa. Yeah. Stana Kemo Daddy aho no umwicanyi cyane ntarya imboga. Icyo nicyo cya mbere muzi. Icya kabiri muziho agira urukundo. Icya gatatu ntago ari indyarya. Icya kane arakora cyane. Yeah. Junior Giti. Ikintu cya mbere Junior muziho ni umuntu mwiza nyine agira guciringa cyane. Kabiri muzika kundi ibiceri kabisa ameze nka rock. Bakunda ibiceri babasobanuze niba basobanurira bank ku giceri nta kintu wababwira. Junior rero ku giceri ewana biba byahinduye muba muri inshuti ariko mukijya mu kazi. Ikindi nzakunda kurya kabisa ni bon appetit. Junior akunda kurya cyane ariko akaba ari umuntu mwiza n'umuntu uganira wiyoroshya. Ntago wamenya ko ari umusitari nyine kwa kuntu yiterera ibistori ariko bigeze mu kazi nyine igiceri we namuri umuna we rock nasanka. Igiceri ni ikintu bibandaho cyane. Yeah. Miss Naomi. Naomi Miss mwiza twagize wabashije gusabana n'abantu bose kwiyoroshya. Ikindi ni umwe mu ba Miss bari supportive cyane. Ubona supporting abantu bose ibintu byose abirimo. Ikindi navuga ni umuntu nyine noneho unakunda kwishima. Ubona ko ajya naho umwanya abantu kuri live bagaciringa bakagita kugira yishime kabisa. Yeah. Muyango ikintu cya mbere muziho ni umu influencer mwiza, ni umumama mwiza, ikindi arakora cyane. Yeah. Scovia umunyamakuru mwiza dufite. Cya kabiri nta bwoba agira aho ari hose aba hari nta n'umuntu atinya ubona nta bwoba na buke agira. Ikindi muziho buriya Scovia twari duturanye urugo ku rundi kabisa. Urugo ku rundi ni n'ishumi ya Mary cyane. Yeah cyane kabisa. Scovia ni ishumi ya Mary cyane rero nje muzi nyina nzi nk'agapeti naraba n'umusani ishumi ya Mary kuva kera ariko ni umuntu mwiza nyine kandi ukora cyane arakora cyane nta bwoba agira. Ikindi nagakunda kugaragara cyane ni umuntu ukunda kugaragara mu kazi cyane kurenza ibindi. Yego. Paxson the Don. Paxson rero ni umwe mu bantu bandiye ibiceri byinshi nyitangira imiziki. Y'abantu bavuga ngo Giti niwe wariye Giti yanjye ya kera. Bibaze ko bro umujene namwishyuriye ngo kujya muri video yitwa All Star y'ibirimo bose yanyu ibamo Jay Polly na ba Riderman barapere Revolution ise Revolution yari yakozwe na JP na Ray P Master Touch na bafizi. Bro buriya yana mwishyuye agacumi kanye ngo nzanyure muri video ngo nzajye muri audio birangira mwinginze ngo basi nzajye muri video anyita dogo ngo nsanga igikondo dogo nkahita ngi wabo wapi ngo nukujya bagutuma kuri boutique we peti jya kutuzanira ibintu byo kunywa yakoze ukagira ngo suragiye ujya bagwa amafaranga ni wowe itunikwa amabuka baza ati bikonje cyangwa bishyuye. Urumva icyo gihe kugira ngo none unyure mu kiganiro cyo bitaga niba ari jump off bro yarakubwiraga ngo dogo ngo shyira kuri nimero ngo ejo ngo uziyumva kumva ikiniye ba White Mark abashuti biyesa mu bantu banyangishije umuziki kabisa bwa mbere kabisa
niyo mpamvu njye ngaruka mu muziki naje nkora none ibintu byo gucura bya afrobeat. Muri nayo nataye nikorera ngo hip hop z'imihanda. Paxson arampobagiza yita mbivamo, ariko ikindi mukundira Paxson ni umwe mu bantu barwaniriye hip hop cyane cyane, ariko akaba ari umuntu wagiraga ubutoni cyane utarishumiye wapi. Ko ndibuka ko yangaga nka Homeboys cyane yaba Kalifani, ko yakundaga Skank Nation cyane yaba White Monkey. Yari umwe mu bantu ukunda abantu be ku buryo ya promoting nk'abaniga bitwa ba Democracy bande unyine uwo mwagendanaga yabaga uri kwibera, ariko mutarishumi wapi ewana yakwangishaga rubanda kabisa. Nyegere hano kugira bigende neza. Kasuku Kasuku nayo yigeze kuneza abantu nyiza mu bibora bya abantu bakimenya 2020 nifite agashera aramamagara ngo mfite video ya sheri wayo ngo nutaba amafaranga ngo ndayishyira hanze. Ndamubwira yo bro nguha ngahise naranareba iyo video ko n'ubwa mbere nari mbikoreye ibyo bintu ngo shyiranga amadolari $100 ngo cyangwa itanyishyira hanze. Noneho nanga kuyamuha kwicyo gihe nari mfite twari turi muri covid. Arangije Kasuku etandika ngo abahungu b'imbwa baracyabaho ko ngo dore papa cyangwa ama video ya sheri yambaye ubusa ngo nyishyire hanze. Bro itamwanga kuva icyo gihe kabisa, mitamwanga ku buryo no mu bantu icyo gihe twagira Kasuku narinze nge n'uyu munsi sindahura nawe kabisa. Oh that's bad. Ariko nyuma nagiye mbona content ze kuno nawe yakora content ziri funny kandi nikundira ibintu biri funny, ngeraho ndamwakira nyine nkajya nzikurikira ndanamufana cyane, ariko ko ibyo bintu yankoreye zamani byatumye namukunda nyine to. Oh I see. This person Shadebo umumama mwiza, agira umutima mwiza, ari supportive cyane, ikindi arakora cyane, nawe arakora cyane. Timitimini freshman umubyeyi, azi gufata inshingano. Ikindi Timini Okama ariyumva buri Okama ariyumva cyane wana, niyo wazana Ben na Melody ntago bamurenze kuri nta muntu n'umwe umurenze, ariko akaba ari talented kurenza abandi bantu nzi. Ari talented cyane, ariko kubera ko yagiye abona hari abantu batabibona nk'uko abibona, byatumye yiyomora ku bantu cyane. Usanga nta click agira nta biki ewana, ubu ku giti cye kabisa indirimbo yarayibyimba na promotion yakayibyimbana, ariko nawe umukeneye gicera guca bro na Israel mbonye ntiyakiguca nyine wana ku kazi ke nawe yarababaye nta mikino Timini, ariko akaba ari umuntu mwiza. Ikindi Timini nagakunda imikino murabla ukabona isuri sinahindu yanga imikino nyine, yanga umuntu umuzana y'imikino, yarababaye cyane. Ariko akaba ari n'umuji w'abantu benshi cyane, abantu benshi baramukunda nyine, abagize amahirwe yo guhura nawe. Respect no kuri yo ko yajyana amfasha muri career yanjye. Genero yego yewe noneho namuvugaho byinshi cyane. Ni umwe mu bantu batangije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Ni umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu cyacu, ku mutekano w'igihugu cyacu kuba tumeze gutya, ari mu bantu babifitemo uruhare rukomeye cyane. Ikindi ni umwe mu bantu bari seriye cyane, akunda u Rwanda noneho ku rundi rwego, ku buryo aba ari umwe mu bantu ewana ku Rwanda byaba ibindi bindi. Spectacular kintu muzi akunda amafaranga. Keniwe wumve ngo abakirara n'abahanagura ibirenge ariko bayamuhe, kandi ntago aba yemeranga ibyo kunywa, akubwira ati gaze yashize uramenye. Akunda ibiceri, bakimubwira ngo uriya ni umukire. Keniso ntacyo atakora ngo yemeze uwo mukire. Ikindi muziho ni umunyemana. Icya gatatu muziho arakora cyane Keni, kandi akora ibintu biri kuri standard iri hejuru. Juno ahora yisekera, nicyo kintu cya mbere muzi, ahora aseka. Ikindi arakora cyane Juno, ikindi ni umwana mwiza, ikindi muzi agira igikundiro. Abajene baramukunda, abakobwa baramukunda, kandi ntabyiratana. ZEO buriya ZEO yatangiye ambyinira, hari video zanjye za kera yambyiniragamo, bagifite genge yitwa ngo Byina Trap. Buriya barambyiniraga mu mavideo, nyuma biza kumera fresh nawe umusani, nyuma ajya mu biganiro nkabona we na genge bari kunyangisha abantu ntacyo dupfa.
ariko nyuma birangira tubaye ishumi ya danje. Ikindi muzozi yo nawe yararakaye cyane, imihanda yaramubabaje, umva nta mikino agira, urazi yo mugiranye ikibazo ajya studio indirimba gukorera ibireshya gute nagaheza, kandi ziyo live aracecetse cyane, ariko mu ndirimbo ni umusazi, na stage ze ni umusazi cyane. ele producer mwiza, umuhanzi mwiza, n'umuntu mwiza nyine muri rusange, umwe mu bantu bamfashije since day one, n'uyu munsi tuba tukivugana, mba nyibona nyine n'ibikorwa, ni umuntu mwiza nyine, niko nabivuga. Butera icyo namuvugaho, mama mwiza, umwe mu bahanzikazi babayeho b'ibihe byose hano mu Rwanda no muri Afurika yose. Ikindi namuvugaho, nawe ari supportive. Rocky buriya njye mufata nka papa wanjye, ni umwe mu bantu banshyize kuri spotlight, abantu barambona, baramenya, barankunda binyuze ku mugisha we n'ibindi. So nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri namuvugaho, ni umukozi, arakora cyane, ariko cya gatatu akunda igiceri. We na Juni igiceri, kabo yabaguye igiceri bro, yaguha byose ariko ntaguye igiceri. Nawe rero ibyo mwakorana byose wamuha, ntacyo bimaze utamuhaye igiceri. Ways my sis kabisa. Ways ni umunyempano. Kabiri, Ways agira umutima mwiza. Gatatu, Ways ni umurasta kabisa. Amaji buriya yari we nzozi zanjye kera, navuga ninkurana na Amaji nzeta mva mu muziki. Ibaze ko najyaga mva mu Gasyata n'amaguru ajya Nyamirambo kubisumiza abantu byabaga kera, nkahicara ntegereje kureba Amaji, yanaza akaza mu modoka, protokole nyinshi genda nabayitwa Mwizo kumukoraho bitakunda. So rero nyuma rero ngiye no mu miziki numvaga ari umuntu tuzakora, kuko nabonaga collabo zose agiyemo ziba hit. So ahubwo nyuma wenda sinzi ikintu cyamubaye agacika intege, niyongeye gukomeza nk'uko yakoraga. Ikindi muziho, Amaji buriya agira story nyinshi cyane, yagukubita story nyinshi. Ikindi, Amaji nyine nta bintu akitaho, nsigaye mbona nta bintu byinshi aba akitayeho, nsigaye ubona nyine ari umuntu udafite ibintu byitaho, niba nta byo guhomba akigira sinzi. Bruce ni munyakazi, ni umukozi, ni umunyempano. Ikindi ni umu-entertainer bro, yakora showbiz uko abishaka, yaba inabi yaba ineza igakunda. Ni umwe mu bantu bazi ku entertaining abantu, abe stage ni umuperformer mwiza, abe mu biganiro ni umwe mu bantu baganiriza abantu, ukaba wareba ikiganiro cye kigatangira kikarangira, n'ahantu ari n'umwe mu bantu baba bafite vibe, so bitandukanye n'abandi bahanzi. Rero nicyo mba mbona arusha abandi. Slay Mbonyi, umugospel mwiza, ni umukozi kuko arakora buri munsi cyane, twiba tubona ibikorwa byiwe, afite n'amavuta ari hejuru kabisa, umva Imana yaramusize kabisa, wajene uca miliyoni 100 kabisa kandi akazica ntacyo umuntu avugana utaribona katuzi. Mbonyi nagasanzwe niwe muntu nzi usizwa amavuta ameze gutyo kabisa. DJ Brian Gateka sha inshuti yatesha. Brian buriya nawe ni umushumi wanjye, cyari ishumi yanjye cyane, ko tugitangira biriya bya Rock Entertainment bya genge byo gukora amasiporo twarajyanaga ibiki, na nyuma yaho mviriyo n'umwe mu bantu bansapotinze. So ndamukunda cyane njye personally, ko n'umwe mu bantu ubona nka stages zitandukanye, ni umudiji uzi kubyina, updatinga, wambara neza, yambara neza, ikindi azi kuganira. Brian noneho nanga ko adakunda imikino, njye ndabikunda nyine ko adakunda imikino. So ikindi mukundira Brian, agira ukuri kwinshi kabisa, nagaheza. His Excellency na daddy wacu w'Abanyarwanda, intwari ya Afurika, navuga ngo ni Imana yahaye abirabura twese. So ikindi navuga, ntago njye mba mbona ari nka marayika nyine Imana yatwihereye kugira ngo aducungure abirabura twese, atuvugire, atubere urumuri handi twari turi mu mwijima. So ikindi namuvugaho,
ni umubyeyi nyine utameze nka ni umubyeyi udasanzwe nyine sinamujyana n'abandi babyeyi kuko ni umubyeyi wita kubo yabyaye akanita kuba atabyaye icyarimwe. So usanga ari n'umubyeyi none utari kuri iki gihugu cyacu ahubwo ashaka iterambere rya Afurika abirabura bose muri rusange. So icyo namuvuga ni ukumwifuriza kuramba. Njyewe buramba mvuga ngo nk'imyaka yose mfite kubaho bikunze nyine bibayeho akaba akiri akaba ari nawe ukituyoboye. Njye niyo mahoro naba numva mfite ko nk'ubu ngubu abatuyoboye mba nzi ko nta cyaba mu gihugu cyacu. Ari nabyo njya nibaza atariho bizagenda gute, aba atari utuyoboye se bizagenda gute. So njye mba numva nyine ari umuntu uzabaho wabaho njye bitarangira. Yego. Ukunda icyayi cyangwa igikoma? Icyayi. Ikabutura cyangwa ipantaro? Ipantaro. Mu mujyi cyangwa mu cyaro? Mu mujyi. Umuceri cyangwa kawunga? Umuceri. Ni iriya jambo abantu benshi ni ukuhe abantu bagufata ugasanga barakwitiranya? Navuga abantu benshi nyine bajya babona ndi nk'umuntu nyine abantu uvuga cyane bitandukanye uko njye nizi ko ndi umuntu uri poza abo twagiye dura cyangwa abanzi barabizi. Ikindi abantu benshi babona ndi umuntu w'umugangster cyane, ndi umurara ariko ntago ariko ndi ndizi ndi umuntu nyine abantu duhuye ahubwo ujya ndi idage ahubwo ati niwe ko nabonye ari kadage niwe cyangwa ararwaye. Urumwe mu bantu bakoze transformation zitabaho ihinduka ryawe, I mean ntago nyine umuntu yabyumva bisanzwe ukuntu waje ukuntu wachanginze ukuntu wakoze kuri art yawe ukuntu wakoze kuri look yawe ukuntu wakoze kuri buri kimwe. Transformation umuntu adapfa ku understanding gutyo gusa wabishobojwe n'iki iryo hinduka kugira rishoboke? Ni igihe uri ibihe birahindura ari bibugeramo bigasaba ko uca bugufi ibyo ujya bigasaba ko wigira umusazi nyine uko ibihe biri guhinduka nanjye mpindukana nabyo. Yego ko ibihe bihindutse mpindukana nabyo. Iyi chance cyangwa opportunity ngushimire cyane. I mean kuri transformation artwork zawe delivery consistency n'abantu ufite mu ntara ni Kigali bakwandastanga cyangwa se bagukunda ntago uri umuntu usanzwe. You are a big person. Hari moment umuntu ageramo yo kuba ari wenyine akiganiriza. I don't know what you talk to yourself. Hari gishobora bate wasanga bitari gukunda wasanga out there. Bro, you are a big person. I mean you are a beast, man. You are in a beast mode. So I would like to say thank you industry na game muri rusange bya appreciating a presence yawe watanze akazi ku bantu stories n'ibindi uracyakomeje kugatanga. Ikindi I cannot wait kuba naba part of your event, your first event. Kabisa 22/11 Kigali Universe. Hazaba ibindi nibwo nyine bazabona bimwe njya mbabwira. Makumwe babwira ati narababwiye bagapinga none bimeze gute baricaye nyine bari kureba ko wari babwiye. So rero Rovende nibizabe ngo nari narabibabwiye ahubwo muzaze mu byirebere. Rovende kabisa ndababwiza ukuri ko umuntu uzaza naga azahomba. Hari uburyo bwo kwishyuramo hari already burahari nujya kuri kigaliuniverse.com tubona icyo gitaramo ukagura tike nyine biba biriho. So no ku munsi w'igitaramo bizaba bigikomeje mpaka hari n'ubundi buryo bwinshi tuzagenda dushyiraho ariko ikiriho uyu munsi no kwitegura mugende mutegura icyangwe kabisa ko izaba ari show y'abanyacyangwe. Umva kuza wambaye nk'ugiye muri show ya Senderi kirabujijwe kabisa. Tegura akantu bita gateguro papa kuko abana bahari cyangwe bateguye ndabarabuye ntuzaze ngo ubone ngo uri murihisha abantu kamera kugereho ujye ureba hirya. Tegura icyangwe none abura ati uzanyanditse ariko mbona ko wagiteguye kabisa. Kuko nge ikiri meni cyane ni icyangwe aho buryo stage yanjye zabikoze stage y'abahanzi barimo n'abahanzi barimo n'abanyabyangwe n'abazitabira bagomba kuba bari ku cyangwe twikorera show y'icyangwe kabisa. Yego ubwo ne kuri kigaliuniverse.com niho basanga details zose n'amatike na buri kimwe. So man, thank you so much bro. Respect cyane Imana iguhe umugisha kandi wari warabimbwiye nkuko wabibabwiye uzakomeza nayo babwira n'igihe kizababwira. Thank you so much. Respect, bless up.